dufite igiterane kimeze gute kizaba ku itariki 15 16 na 17 z'ukwezi gutaha kwa 12 kikazabera kuri Healing Center yitwa Heart for Heart umutima ku mutima abaca mu isezerano nta mpamvu azabayobesha kubashyeshyenga ariko abazi Imana yabo iyo igihe kije uko iterambere riza abantu bagasanisha iterambere n'agakiza kabo icyo gihe Satani ashobora gukoresha iryo terambere kugira ngo yice ubumana bw'Imana buri muri wowe ku buryo ugenda ubifungura ariko abantu bazi bamaze gusogongera agakiza bakakarindira mu mitima yabo ntabwo bahindagurwa n'igihe agakiza rero ntabwo gahinduka agakiza ni kamwe Yesu yaraje aza ari umwe apfira abantu bose bamwemeye kugira ngo umwizera agumane ya makakama y'agakiza azabashe kubona ubugingo buhoraho turabashuje mwese inshuti zacu bakundwa Yesu ashimwe Kristo Yesu akuzwe twongeye kunezezwa no kuba hano imbere yanyu umunsi wa none uyu n'undi munsi Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo rero ntatinze munyemerere dusenge iyo Mana tuyishime kwiba yaraturinze cyumweru cyose igihe cyose twatwongeye kuba turi hano turi bazima reka dufatanye tuyishime Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe turagushimye kubwo kugira neza kwawe kutarondoreka tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda tugushimiye ko kugira umunsi duhumeka umukabazima turagushima ko waduteganije uyu munsi ko tuza hano kuganira n'ubwoko bwawe mwami w'abami turakwinyize rero nkuko turi hano ntaba ari twe kutugaragare nitwumvikane ahubwo we muri twebwe uganze icyo wagambiriye ko ubwoko bwawe bwakira reka bari cyo gituruka mu kanwa kacu shirwa hejuru kugiye gukora rero ibirenze ibyo twatuye n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen yes tunejejwe no kuba hano no munsi mwiza cyane era ngo menyereye ko tujya tuza tukaganira tukazana abantu batandukanye umunsi murabona abantu imbere yanyu muraza no kutubwira za comment zanyu turazikeneye kugira muze kutubwira hano abantu mwabonye imbere ngira nibwo bwa mbere twazana gutya ariko nzi neza ko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza reka dutangire mbibwira abatanzi nitwa Umuganwa Jolly intumwa cyangwa apostle ndashima Imana ko uyu munsi ntaje jyenyine naba nabo ndibaza ko bari bushima Imana ko bataje bonyine uyu munsi katukwakire umukozi w'Imana wibwira abatakuzi Bakoze cyane nitwa Shukuru Geoffrey nanjye ndi umushumba mu itorero rya Miracle Center Asante Imana himbazwe cyane baduteze amatwi nitwa Muzirankoni Scovia nkorera umurimo w'Imana muri Foursquare Church Kimironko tiyeho n'umushumba mwiza Bishop Fidel Madusengo ni naho nimikiwe kuba apostle missionary Imana bahumugisha turabashimiye cyane uyu munsi rero twaje hano kugira tuganire ndahera kuri apostle hari ukuntu tujya twumva apostle ari izina riremereye abantu bafite uko barivuga wowe urifata ute uryumva ute njyewe ko ndebye mu ijambo ry'Imana nta zina riremereye ririho thank you ahubwo ikiri mu muntu nicyo kiba kiremereye umurimo akora kubera wamuhamagaye ni uremereye ariko izina ntago riremereye apostle ni umuhamagaro nka evangelist nka pastor nka teacher ni umuhamagaro umuhanuzi ntago ari title niko nibaza ahubwo ni umuhamagaro yego asante sana ndakoze cyane yego Pastor Shukuru ni karibu cyane turakunezererewe hari ukuntu ariko dushobora kubanza tugatekereza tukabaza nyangwe se agakiza ka none iyo twerera tugakomparinga n'agakiza k'igihe cyo mu minsi yo twitaga barokore ba Mungu mwema mbaze mbere kuri apostle wo kumvuti agakiza ka none naka mu minsi yashize uko ibihe bigenda bikura cyangwa isi igenda itera imbere abantu bazi ko n'agakiza gatera imbere ariko inyubako zirahinduka imodoka zigahinduka n'imihanda igahinduka ariko ijambo n'ubukristo ntago bihinduka amen
ni twebwe dushaka kubihindura tuyorohereza ariko ntabwo ubukristo ni bumwe buranasagwa kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi. Ubyumva ute Pastor Shukuru? Ndemeranya na Apostle ku byo avuze kuko agakiza ko ntabwo gahinduka. Twebwe turagahindura bitewe n'igihe tuba tugezemo, tukagira abantu bakagira agakiza kari modere, ariko nanone iyo ugiye mu byanditswe byera ugiye gusesengura neza usanga ariho Imana muri Daniel ibice 11:32 aho yavuze Imana yabwiye Daniel iramubwira ngo abaca mu isezerano nta mpamvu azabayobesha kubashyeshyenga ariko abazi Imana yabo. Iyo igihe kije uko iterambere riza abantu bagasanisha iterambere n'agakiza kabo, icyo gihe Satani ashobora gukoresha iryo terambere kugira ngo yice ubumana bw'Imana buri muri wowe ku buryo ugenda ubifungura. Ariko abantu bazi bamaze gusogongera agakiza bakakarindira mu mitima yabo ntabwo bahindagurwa n'igihe. Agakiza rero ntabwo gahinduka, agakiza ni kamwe. Yesu yaraje aza ari umwe apfira abantu bose bamwemeye kugira ngo umwizera agumane ya makakama y'agakiza azabashe kubona ubugingo buhoraho. Numva ari uko nguko nayo. Thank you so much. Ibyo bisubizo biranshimishije kuko usanga ibintu byose twabigize ibigezweho aho usanga umukristo nta gisa n'utakijijwe, ukijijwe hakaba ubwo usanga ahubwo udakijijwe hari ukuntu hari imyambarire, hari imyifatire, ugasanga hari ukuntu ahubwo bishobora kukujijisha ntumenye uyu ni ukijijwe. Ariko kera agakiza ka kera hari ukuntu byari bitandukanye. Umuntu wamureba nka Pose uko yambaye kuri ugahita uvuga uti uyu pe kuri uko pe uyu nguyu ni sawa nibyo, ariko hakaba ubwo uzahura n'umuntu ukibaza uyu arakijijwe ntakijijwe bimeze biti. Rero Imana ibaha umugisha kubw'ibyo bisubizo byiza. Pastor Shukuru, ndabona uri umujene, wari washaka mbere? Ntabwo ndashaka. Ubwo ntabwo ndashaka. Rero uri umushumba, uri umushumba ukiri muto, ubyifatamo turabona bimeze bite muri iki gihe? Umuntu w'umushumba kuba ukiri muto ukaba utarashaka uri wambaye uwo mwambaro wa gishumba bimeze bite? Ubundi ntekereza ko ari ikintu kigoye, gusa ikintu navuga kimfasha muri izi challenges nyine zo kuba uri umukozi w'Imana kandi ukiri ingaragu. Ikintu kimfasha ni kimwe, nibyo Paulo yabwiye Abaroma, arababwira ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose. Ibyo rero iyo ufite umutima wo kuharanira guhinduka rwose uhora urwana intambara, kuko ubuzima bw'isi bwose no kurwana intambara. Yego. Nkora focus yanjye ari kugira ngo mpinduke urusengero rw'Uwiteka. Amen. Nicyo cyonyine navuga kindinzi. Bless you. Uwiteka azakomeza gushoboze muri urugendo. Hanyuma ntarajyana kure ngira ngo ufite igiterane vuba uri mutegura. Mfite igiterane kimeze gute? Kizaba ku itariki 15, 16 na 17 z'ukwezi gutaha kwa 12 kikazabera kuri Healing Center. Iki giterane se kigamije iki? Kitandukaniye n'ibindi biterane bijye biba? Ni igiterane cyitwa Heart for Heart. Umutima ku mutima. Imana ivugana nanjye, yavuganye nanjye mu 2014. Impa inzozi zitwa The Heart of Love Ministry. Ni ministeri ishinzwe ivugabutumwa. Iryo vugabutumwa rishingiye mu mfuruka enye z'ubutumwa. Iya mbere yampaye gukora ivugabutumwa mu bana. Ivugana nanjye yanyeretse umwana, irambwira ngo iyo abasilamu bashaka umusilamu mwiza ntabwo bafata umuntu mukuru ngo bamutoreze kuba umusilamu, ahubwo bafata umwana ukennye bakamuha ibyo akeneye byose, barangiza bakamwambika ikanzu, umuhungu bakamwambika ingofero. Iyo bamaze kumwambika ya ngofero umwana ahita yiyumvamo kuba umusilamu. Kubera iyo amaze kugira icyo gitekerezo rero batangira kumutoza indangagaciro za Islam. Irambwira ngo ngaho ni mugende, ngaho nawe genda ujye gutoza abakristo muri iyo ango y'abana. Icyo gihe byari mu 2014.
irongera imbwira mu bayobozi bacu ba leta ngira ngo nkuko twigeze kubiganira nkubwira ko njya coordinatinga amateraniro y'abayobozi yitwa prayer breakfast mu ntara y'Iburasirazuba. Mbere Imana ivugana nanjye yarambwiye ngo nze mbwira abayobozi dukora ivugabutumwa mu bayobozi kuko aribo bahesha umugisha mu gihugu. Bamenye Imana, bamenye ukuri kugira ngo abene gihugu bahabwe umugisha. Ahandi yavuganye nanjye ni mwitorero. Nabwo yampaye urugero inyereka korali naririmbagamo basohotse bagiye kurepeta ariko bajya kurepetera ku mazi. Bageze aho kugira ngo barepete batangira kujya mu biganiro, bamwe baryama ku mucanga abandi bajya mu mazi baroga. Ngiye kubona mbona nge nari ku musozi hejuru, mbona ingona muri ya mazi, muri ya nyanja hari harimo ingona imwe yarazaga igafata umuntu, yamufata abantu bose bagaserebra nkuko ubona amakipe yari mu kibuga barimo bakina. Iyo equipe imwe itsinze abafana b'iyo equipe kontu baba celebrating niko nabirebaga. Noneho ndirukanka nababajwe n'umuntu ingona yatwaye, nirukanka ndwana no kugira ngo njye kubabwira bave mu mazi hanyuma bataye kuko n'ubundi cyari kibajyanye batabashije kugikora. Ngezeyo ingona irongera ifata uwa kabiri, batangiye gucelebratinga, nohereza ukuboko hereza wa muntu, mfata wa muntu wari utwawe n'ingona mu kuboko kwanjye kw'iburyo mbonamo inkoni nkubita ya ngona ndayitesha, ndangije mbakuramo. Imana irambwira ngo mu matorero abantu barimo barapfira mu matorero ntitubiteho. Insaba rero kugira ngo njye gukora ivugabutumwa ry'ukuri mu matorero. Ariyo mpamvu navuga ngo intego nyamukuru y'iyi heart for heart, umutima wakijijwe ujya guhiga undi mutima utarakizwa. Kugira ngo tubazane kuri Yesu. Indi ango ya kane ntaramenya uko nzabikora ni yambwiye gukora ivugabutumwa mu ndaya, mu bacuruza ubuzima bwabo. Ntabwo nzi ngo zabikora gute ariko Imana irahari kuzanyobora. So heart for heart ni igiterane kije kigamije kugira ngo dutange ubutumwa bw'umwimerere, twongere twibutse imitima y'abantu ko Yesu ari umwami n'umukiza ubugingo bwabo. Isi irashira, imyaka y'umuntu irarangira ariko agakiza ntigahinduka. Ari byo twahereho tuvuga. Abantu rero bakwiriye kugarukira Yesu bakamenya ukuri kukabatura ubuzima bwabo. Amen. Oh, thank you so much. Iki giterane rero ndumva gifite insanganyamatsiko ubwayo, ariko numvise ko byanga bikunda buri ifite indi nyito cyangwa iki giterane gifite ijambo runaka Uwiteka yaguhaye n'inyito yacu. Heart for heart ndumva ko ni ikintu kizahoraho, ariko noneho insanganyamatsiko y'uyu mwaka yo yabimeze gute? Theme y'ubu iravuga ngo ongera ubeho. Ongera ubeho nayikuye mu gitabo cya Ezekiel ibice 37 umurongo wa 10. Iyo uko rikiranye neza amateka y'igitabo y'ubuhanuzi bwa Ezekiel, ni igihe abantu bari mu Imana mu mitima yabo, Imana ibaterereza amaboko y'abanyamahanga, barabatsinda, batera igihugu cyabo cya Isiraheli, barabatsinda babajyana mu bunyage. Mu gihe Ezekiel yahanuraga bari mu bunyage. Noneho igihe Imana yasanze Ezekiel, Bibiliya ivuga ko yari mu mwuka, niko Ezekiel yavuze. Yamusanze ari mu mwuka, bivuze ngira ngo ashobora kuba yari mu masengesho, ari mwasenga, hanyuma imusanga ari mu mwuka, ari muri icyo gihe cyiza, umutima uteguwe neza. Imana iramufata iramujyana, niko Ezekiel yivugiye. Imujyana mu kibaya kiramwe amagufwa menshi, yari amaze imyaka myinshi yumye agandagaje mu kibaya. Icyo yavugaga aho ngaho yari imitima y'abantu bariho, ntabwo bari barapfuye. Ni abantu bariho ariko batagifite ibyiringiro, barashize imbaraga, batakizera Imana. Imana ibwira Ezekiel iramubaza ngo ese aya magufwa yakongera akabaho? Yego. Uwe nk'umuntu wizera Imana, uzi kugira neza kw'Imana, uzi imbabazi z'Imana, yarazi ko Imana yamukiza ariko mu bushake bwayo. Aravuga ati rero ibi ngibi ni wowe wabimenya. Ni wowe wabimenya. Nibwo Imana yabwiye Ezekiel iramubwira ngo ngaho hanura. Yego. Iki giterane rero kizanywe no kugira ngo umuntu yongere abeho. Amen. Yongere yikabakabe, yongere yigenzure, umuntu agenzura inzira ze, agenzura intambwe ze, yongera abeho. Amen. Theme
intego y'iki giterane iravuga ngo ongera ubeho. ongera ubeho. Yes. Aposo uraryumva gute iryo jambo? nuko mpanura uko yantegetse Yego. maze umwuka uyinjiramo nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo yiremamo inteko nyinshi cyane. Amen. iyo bavuze ngo ngera no kuvuga ngo baba warigeze Yes. kubaho. umwanditsi w'ibyahishuwe yaranditse aravuga ngo wibuke aho wavuye ukagwa Yego. wongere ukora imirimo nk'iya mbere. Yego. ni ukuvuga ngo iki giterane ndetse cyane si cy'abantu batarakiresa umwami n'umukiza, ni abantu bakiriye Yesu ariko bakagera ahantu bagasa naho bagize gute ibyiringiro bishize, kwizera kurangiye. Iki giterane kije kugira ngo umwuka basubiremo, ngo hamanura uko nategetswe, ngo umwuka arongera agira gute abasubiremo. ni ukuvuga ngo bahabwe imbaraga, bongera guhaguruka mu mbaraga, mu mavuta n'ishyaka ryinshi ryo gukorera Imana no gushaka amaso y'Imana. Ndumva ari icyo byaba bivuze. Amen. Amen. Ndumva iki giterane kizaba kiryoshye cyane. Mwandeviye ibindi byose nayo ifite muri je, habayemo igiterane gusa. Ese iki giterane kizatumirwamo bantu ki? Bande batumiwe muri iki giterane? Iki giterane ni cy'abantu bose. Ni icy'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ni icy'abashumba, ni n'undi muntu wese ukeneye kuza kumva ubutumwa bwiza. Yego. Buri muntu wese aratumiwe. Kuko numvisemo ko cyambere harabo nyine ya mitima igiye guhangayikishwa no gushaka ya yindi tarakira Kristo muri yo. Ariko nanone Aposo avuze ikintu nawe wakivuzeho gikomoje, ariko Aposo afite ukuntu akivuze, numva ni nabo bantu bahangayikishije cyane. Umuntu wigeze kubaho, umuntu muri make yigeze gukizwa, arangije bikagira biti bigasinzira. Muri make iki giterane kizanywe no kongera kirasangiye ukubita umuntu ngo gukomanga. Nyamuneka ongera ubeho. Wibagiwe impano yawe, wibagiwe aho Yesu yagukuye, wibagiwe agakiza wari warahawe ku buntu, wibagiwe wataye urukundo rwawe rwa mbere. Yego. Wibagiwe rwa rukundo wakundaga umurimo mbere. Yego. Ibyo byose kuba waradohotse ibyatumye utentebuka. Bisubiremo. Ongera. Subira muri bya bindi byiza bya mbere. Subirana rwa rukundo rwa mbere. Impano zarazimye. Ishyaka ryawe gutanga byarashize, gusura abarwayi byarashize. Muri make yarakamutse. Ngenda ariko ubuzima bw'umwuka ntago bukiri bwa bundi. Turashaka rero ko ubuzima bw'ubumana bwongera kubaho mu bantu. Paulo navuze ngo twanakabaka twagira gute twayumva. Na wongere kumva Imana. Wabuze izindi imbaraga ko ntuburi zo gukabaka. Thank you. Iki giterane ndumva ari igiterane cyiza cyane. Igiterane kandi dukwiye twese kumva ko hari impamvu yacyo. Twese twumva twikabakabyemo natwe umwanya wo kugira ngo tuzaboneke. Reka dukabakaba umwanya, dushakisha umwanya. Hari byinshi cyane bitugose hano hanze, ariko reka dushaka umwanya tuzaze twumva aya magambo ari muri abakozi b'Imana. Ese kugira ngo tutararenga aho ngaho Aposo inyemerere, nibyo hari mu gitabo cya Daniyeli nakotinzeho uriya murongo gusa. Abaca mu isezerano nta mpamvu, abayobesha kubashyeshyenga. Mu kintu Satani akora anatwereka ko nta mwanya dufite. Yego. Atwereka ko nta mwanya dufite, atwereka ko turi bize imirimo, ariko abantu bazi Imana yabo, abantu bazi kugira neza ku Imana barakomera, ntabwo bashobora kubura umwanya, barakomera kandi bagakora iby'ubutwari. Aha ngaha rero mu by'ukuri ndararikira abantu kuza mu giterane. Ndararikira umuntu kuza mu giterane, kugerageza ibishoboka byose bakabona umwanya wo kuza mu giterane, kugira ngo bongere bumve ubuntu n'imbabazi by'Uwiteka. Kandi ntitube selfish, dutumire n'abandi. Nunganye kuri ako kantu, Kristo yaravuze aravuga ngo iyo akabuto kadapfuye ntigashobora kwera nyinshi. Ubuzima bwo gukorera Imana no kwibangamira. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo ubuzima bwo gukorera Imana, iyo hatabayeho self dying ushaka gukorera Imana, ni ukuvuga ngo hari ibintu ukunda ugomba kwica no kureka kugira ngo creating wa mwanya w'Imana. Kuko nta gihe cyose kamere muntu izagira ubushake bwo gushaka Imana, ahubwo umwuka wera iyo umwemereye araza akica ya kamere ibangamira
ubushake bw'Imana ugakorera Imana ukabona igihe kirabonetse ariko igihe utaribangamira ntabwo ushaka kubona umwanya wo gushaka amaso y'Imana bigusaba kwibangamira ijambo rikomeye bigusaba kubanza kwitera inkokora wowe ni kwitera icyuma mu yandi magambo kuko kundi bavuga ngo ni yariye duke ngo yiteye icyuma aguhaye amafaranga yari afite niteye icyuma asigaye gusa niko umwanya wo gukorera Imana umeze kuko umuntu ari occupied dukurikije n'ubuzima buri hanze rero bakundwa icyo kintu tukiteho cyane bakozi b'Imana bashumba babyeyi bagabo bakobwa bahungu ni ukuri mwese muratumiwe kandi hano nta kuvuga ngo ni iri torero ni iri ngiri oya abantu bose baratumiwe harya mwavuze ko kizabera kuri Healing Center i Remera nyuma ya gare y'i Remera uza ukatira urazamuka usa n'ujya kwinjira muri gare aho kugira ngo winjire muri gare harimo umuhanda w'amabuye ukomeza ukata aho ngaho haruguru ya gare inyuma ya gare gutyo ako gahanda karagutwara kugezayo aho rusengero ruri ikintu cyo nzi ku bantu bakunda kuramya no guhimbaza hari abantu wagira ngo ni korali yaho Healing Center and Healing Ministry Healing Ministry bazaba bahari bazadufasha guhimbaza Imana no kuyiramya nzi neza ko tuzanezerwa hari light of the earth ministry abayizi bari abana n'abana bahawe umugisha bari abana nabo ku bantu babakunda ariko uwo munsi bazaturirimbira indirimbo nkunda bajya baririmba ngo hanurira ibyawe hanura wizeye nawe uzaturirimbira iriya ndirimbo ndayikunda cyane kandi dore nicyo cyanditswe dufite rero rwose bazahaba hari umuhanzi w'icyamamare witwa Alfred Kwizera yewe ubwo nyine ndabizi nagiye nabonye iyo flyer namwe muraza kuyibona ariko umuhanzi w'icyamamare witwa Kwizera Alfred nawe ku bantu bamuzi uvuga ngo afite injyana zihariye ariko akagira indirimbo nkunda ntazayituririmbira iririmba mu giswahili mu iringara mu gifaransa mu kinyarwanda mu cyongereza ibyo turaza kubimusaba nta kigande kirimo katonde wange ikigande nsura abantu muzareba indirimbo yitwa nsura hanyuma namwe nzi ko muzayisaba uwo munsi ko ayituririmbira ariko uriya muhanzi nawe ndamukunda cyane muri make turahishiwe abavuga butumwa ntubavuge ntabwo ndi bavuge ariko hari abandi baririmbyi agapfundikiye hari abandi baririmbyi hari worship team uzaturuka kwa Pastor Tom Gakumba nabo tuzaba turi kumwe nabo ese izaza yonyine sibwo ntutukopeje abibikiza yabirangije nge mvuze worship team okay ariko Pastor Gakumba uzazi turagukunda nawe ijambo ryawe na Pastor Nita ntazamusike Pastor Nita twemereye rwose ntuzasaba kugira ngo Pastor Thomas ari complete nuko muzazana twemereye uzahabe tuzi ko tuzahabwa umugisha rero bakoze Imana ntitubatindire icyo giterane ntabwo ari kera guhera uyu munsi ni vuba bivuze ngo tangira none aho wibangamira ugenda sibyo agenda yibangamira asigaho akanya ibyo akora byose asigaho akanya ku buryo bizajya kugera icyo gihe umwanya harabonetse ese urumva hari akantu ko warenza ugerega mwandeviye kiganiro nari mfite igiterane kubera uburyohe bwacyo nahise nanjye ngenda tuzagaruka ubutaha tuganira icyari cyatuzanye naho bandangije hari iki kintu wumva wakongera icyo nakongeraho no kubamenyesha amasaha kizajya gitangirira no kuva 8 tugakomeza yego kandi mu by'ukuri tuzaba dufite ibihe byiza dufite abigisha beza bazatanga ubutumwa neza dufite abayobozi ba gahunda beza dufite abadiyakoni beza hazaba hari ibihe byiza rwose Uwiteka kandi umwami Imana azaba ari kumwe natwe amen ese apostol hari ikintu wumva wakongera kuri ikiganiro cyacu ikintu nzi nuko nzaba mpari yego nzaba nyoboye intercession yego ngaho rero muzaze dusenge abantu bakunda gusenga bahagere sangaye muzaze dusenge hari ibintu twita kubangura hari ibintu bibanze nk'aya mipira ya karere ya kera muzaze dusenge tubibangure biri kimwe tugishire hariya yego
nicyo ndimo gushaka abaririmbyi bo bari tayari ariko abantu bashaka gusenga bazaze kare prayer warriors yego n'abandi bafite ibyifuzo muzaze duhamagara Imana ntabwo ari ukubaho gusa ni ukubaho in complete wuzuye mu mwuka mu mubiri muri finance mentally wuzuye iki ni igihe Imana yavuze ngo nzegura ihema rya Dawidi ryaguye ngo nzica ibyuho nsane n'aharyo hasenyutse ntabwo turimo gukora ibiterane kubera ko dufite umwanya kubera ari igihe cy'ibiterane ni igihe cyavuzwe n'Imana mu kanwa k'abahanuzi bayo rero hari amahema agomba gusanwa Imana ibahumugisha amen bless you ariko se pastor ubundi ubwambwira ari abanyakigali gusa batumiwe n'abandi bose baratumiwe ntumire jewe abo mu ntara nta kibazo kuko hariho nk'abazaturuka Nyagatare bazaturuka Kayonza Gatsibo nabo bazaza biteguye kuza bamaze igihe bambwira ko bazaza Huye uwo ari we wese yemerewe kuza mu giterane inshuti zanjye ziri muri Kenya ndabatumiye muzaze tubane muri iki giterane nanjye mujya muntumira nkaza yego yes kandi akarusho kuri abo ngabo batazabasha kugeraho igiterane kibera yego tuzatanga link yego babasha gukoresha smartphone cyangwa se bashobora gukurikirana igiterane bari aho bari tuzatanga link bakurikirana igiterane bivuze rero ngo n'abari Burayi n'abari hehe ntabwo abari kugeza ku ntabwo kiri selfish ngo kiba cyo mu Rwanda gusa wow kigera ahantu hose uzatanga link bivuze ngo kizaba kiri live cyane rwose wow Imana ibaha umugisha cyane rero mu by'ukuri turanezerewe cyane natangiye mfite ikindi kiganiro ariko abakozi b'Imana bandushije imbaraga batubwiye igiterane kiriho nanjye kandi akizi numvise nongeye kukinezererwa nuko ibindi biganiro mba mbiparitse kugira ngo tutabatindira rero munyemerere mbashimire ko mwaduhaye umwanya namwe kandi mbashimire cyane ko mwaduhaye umwanya ariko mwemere ko nimbatumira muzagaruka kuko icyo nabatumiriye ntabwo ari cyo mukoze ubu rero ubutaha nimbatumira munyemerere mwemere babumva ko muzagaruka tuzagaruka impungenge se uzadutumira kugaruka ko ntitwabyanga ahubwo dufite impungenge uzabyibuka udutumire abivugiye ahangaha bazanyibutsa inshuti zanjye zizanyibutsa rero inshuti zacu Imana ibaha umugisha reka dusabe Apostle Scovia ashima Imana anayereka iki giterane kandi namwe bakunzi bacu mwakabyaramo mutube hafi mu masengesho hari nubwo ushobora kuvuga uti hari indi nkunga agiye numva ashaka gutanga nomero ya telefone turi buze kwishyiraho niba wumva ukeneye gutanga inkunga y'isengesho inkunga y'umwanya uguhise utekereza amafaranga ariko niba ushaka nayo kuyatanga uzayatange kuko nzi neza ko byambwira abantu ngo ibyo dukora byose niwibeshya ngo ubikoreye Pastor Shukuru uzaba wibeshya nyine ariko icyo dukora cyose burya cyo tubiba muri uyu murimo w'Uwiteka ni ukuvuga ngo tuba dusa n'abajugunya imbuto mu butaka bwiza ibi by'igishyimbo kimwe ntabwo ushobora gusarura kimwe ibi by'ikigori kimwe ntusarura kimwe oya kirazira ni ukuvuga rero ngo ni konte yawe mu buryo bwa gisirimu ni konte yawe urimo ugwizaho iyo umuntu abika kuri savinga kuri saving account cyangwa kuri konte y'ubwizigame iyo ugize ikibazo ufata agasheke ukajya ku murongo ukajya kubikuza mba ndi kumwe nawe se njyewe ibibazo birankubita hariya kubera ko sinigeze nizigamira iyo ugize icyo ukora muri uyu murimo w'Imana uba wizigamira igihe kibaye ngombwa kikagukubita ujya kuri konti Imana narizigamiye data akakwibuka turakwakiriye mukozi w'Imana dusengera urakoze cyane uvuze ngo n'abashaka gutera inkunga reka mbabwire gukorera Imana ni mu buryo butatu niko ngiye umwuka wera yansobanuriye ukorera Imana wowe ubwawe uhinduka urusengero rw'Imana uma nk'uko Imana ishaka cya kabiri ni ugutanga umwanya wawe cya gatatu ni ugutanga ibyawe ubutunzi ku butunzi bwawe muri ubu buryo butatu nibwo umuntu akoreramo Imana ntabwo wagenda ngo usige ibyawe yego kandi ntiwatanga ibyawe ngo ureke kuboneka yego nibwo umuntu w'Imana aba yuzuye mu murimo w'Imana rero Imana ibaha umugisha cyane turabakunda kandi reka dusengere iki giterane ubushake bw'Imana buzabe tuzabona ukuboko kw'Imana buriya Imana yatekereje ko iki giterane kizaba kitaraba uko rero Imana yagambiriye mu muteguro wayo kuri kalendari y'ijuru dusabe kugira ngo ntihazagire na kimwe
nitubura nk'uko ijuru natwe tuzagaragare kuri iyo kalendari twateranye tugaragare kuri iyo map y'uwo munsi. Ariko se we ntushaka gusohoza kalendari y'Imana, ntushaka mu gihe muri Imana ibikosora abantu bubahirije kalendari izina ryanjye umuganwa joreriza nta kintu kijya gitungura Imana mu isi yawe. Haleluya. Reka dusenge kandi turizera ko Imana igiye guhagurutsa umukozi wayo. Imana iguha umugisha kandi gushyigikira. Turagushimiye Imana yo kwizerwa, turaguhimbaje kuri aya manywa, turagushimiye mwana. Hari abaduteze amatwi hirya no hino, turagushimiye ku bwabo, tugushimiye umwanya uduhaye. Mwami tuvuze makeya cyangwa menshi, ariko tuvuze uko dushoboye mwami w'abantu. Ndakwinyize ngo uvuge cyane birenze uko twavuga nyir'ingabo. Se ninde wavuga abantu bakumva atari we waremye abantu? We wenyine uvuga tukumva, kuko twiyo tuvuze tuvuga nk'abantu, ariko iyo uvuze uvuga nk'Imana. Ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza. Dusengeye iki giterane, dusengeye abakozi bawe hirya no hino, dusengeye abantu bose barimo kwitegura kuza n'abarimo kugitera inkunga. Mwami tubasabiye umugisha, tubasabiye kugira ngo bagure imbago zabo, umugisha wawe ubabeho, kandi abitegura kuza ntibazabura umwanya. Dukuye inkomyi zose mu nzira zabo mu izina rya Yesu. Icyarwanya iki giterane turagihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka we ntaba ari twe, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Tukweguriye byose, tugushimiye ibitambutse. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.